noneho mu muhinzira inshuti yanjye mwamuhaye inzira akayijyana gutya. So ngingi mbanza nyine gushyiramo ijeke kugira ngo ibone uko imanura inazamura. Ubanza gushyiramo iki? Ijeke. Gutya nyine mba ngiye kurishyiramo kuko ntabwo ririmo. Uba ufite n'ijeke mo aho ngaho? Yego. Ubu gutya nyine ijeke ririmo. So ngingi mbanza nyine gushyiramo ijeke kugira ngo ibone uko imanura inazamura. Ubanza gushyiramo iki? Ijeke. Gutya nyine mba ngiye kurishyiramo kuko ntabwo ririmo. Uba ufite n'ijeke mo aho ngaho? Yego. Ubu gutya nyine ijeke ririmo. Isoje kumena ubwo ntiyahita isenyuka. Ubu ngubu noneho ngiye kumanura. Manura turebe. Manura arayimanuye. Reka muyihereze inzira noneho turebe ko ayigendesha noneho, ariko se ubundi ntiri kugenda. Muyihereze inzira, arayijyanye. Muyihereze ahangaha gutya igitambikishe nyine. Muyihinze. Muyihinzira imodoka ira. Amaye. Itagonga umuntu. None se noneho ikibazo rero nibaza. Iyo niyo mpamvu nyine hambere yatumye nshyiraho. Iya kabiri n'igihe wasanga nyine hari n'umuntu ushaka ko mukorera imodoka nk'ingi nkaba nayimukorera, cyangwa se afite nk'abana ashaka ko mbigisha nyine gukora ibintu nk'ibi ngibi. None se ikindi kibazo nibaza, ujya ubona hari imodoka bajya bagura nk'i Burayi z'abana bakiniramo, iriya modoka nayo wayikora umwana akajya ayikinisha ari mu rugo, cyangwa ziriya zo zirakomeye? Iriya ikintu umuntu abura aba ari ibikoresho. Kuko ngiye mfashe nk'iriya nkayigereranya n'iyi ngiyi, kuri njye mbona irimo ubuhanga bwinshi ari iyi ngiyi. Kubera iki rero, nk'iriya usanga umwana ajyamo akitwara nta bintu bya sinyare, nta bintu bya telekomande ari bukenere ngo bari mu mutwariro. Ariko iyi ngiyi ngiye ibikoresho na telekomande, kena nabishatse nayikoresha ku buryo umuntu yajya ayitwarira ku nsinga, nabwo nanakoyeho remote. None se ngaduhereza igitekerezo cyavuye he cyo gukora iyi modoka? Nyine igitekerezo ahantu cyavuye ntabwo ari ibintu nagiye ngo nicare ngo mite ntekereza mite nkora. Ni ibintu byanjemo kuva nyiri mutoya, nyine nkigifite n'imyaka hafi 6 mbere yuko nyine ngeza 13. Nabwo nakundaga gukora utuntu nk'utu ngutu twa electrique, nkatsa udutara, ariko nyine bigiraho ngo nza kuza kubona ko mfite bino bintu kubikomeza kugeza n'isa narabikomeje, ngeraho mvumbura amabatiri, amavolte, amadinamo, amampuru, amafrequence, ibintu nk'ibyo kugeza n'isa, kandi cyakomeje no kuvumbura n'ibindi. Ni wowe wabyitekerereje urabikora? Yego. Iyo nkanze nka gutya nka buti imwe, iyi antene yohereza frequence ikagenda mu buryo bwa wireless ikakirwa ni antene. Rero hano mu modoka ibintu bigize ntabwo ari ibintu byinshi. Iyo nohereje iyo frequence iraza ikagera kuri no motherboard. Rero iyi motherboard imaze kubyakira ikintu ikora ifata volte ikindi kwemwa zino batiri. Hano buri batiri bisora volte 3.5, ariko impamvu nzibaraka ari 9 kuko urabona n'amatara bakeneye nyine gukonsoma umuriro. Kana amatara nayo nyakwakirize urebe kuntu yaka. N'amatara uracomeka kaka? Yego rwose n'amatara nayo ndacomeka kaka. Uri kwibona ko narimo kwaka. N'amatara yatse. Noneho ifata izo volte ikazihereza iyi moteri iri mu mapine, n'iyi moteri ibasha kuzamura. Iyi moteri nayo ikuye muri recteur, iyi ngiri rero nyikura muri DVD. Iyi nayo ikuye muri recteur nyikura mu machine printing impapuro. Uyu mwana nagasanzwe wafashe bya bindi biri muri printer ukuramo, niho nakuye moteri iri mu mapine ifasha kugenda. Hanyuma yifasha kwaka amatara wayikuye mu ki? Muri DVD nyine zimwe za recteur zijyamo CD. Umwana mu mukomera amashyi cyane, umwana mu mukomera amashyi kabisa. Hanyuma ku mpano yawe nahoze mbaza ati ni iki iciye cameraman yidufatiriye ho turebe ko zimeze kimwe. Urayibona neza, igitekerezo ni kimwe, zose ni hoho, bivuze ngo iriya ni hoho, iyi ni hoho yo mu bitekerezo, iriya ni hoho yamaze kujya mu bitekerezo. Bivuze ngo ikiri mu bitekerezo cyanajya hanze, kubera yuko hanze hajya ikintu kiri mu bitekerezo. Ni wowe wabyitekerereje urabikora?
yego. Okay, noneho reka tugenda akantu ku kandi. Cameraman aze kumfasha, aze kudufata mu buryo bubigaragaza, bunagaragaza kino gihangano cyawe. Okay, noneho mfasha unsobanurire akantu ku kandi. Ndabonaho iyi antene ivuze iki? Iyi antene nyine iyi antene ikora nka sense. Iyi antene rero ifite ubushobozi bwo kuba yakurura nyine ikintu cyose gifite network cyangwa se frequency iyegereye. Yego. Hanyuma aka kabox ko kavuze iki? Nyine ni ya design yawo iba ifite hejuru kubera ko kaba kariho nanjye nagashyizeho. Yego. Hanyuma ubwo okay, ndaye kugenda ndeba ibindi birimo hano ubwo uyu aya ni amatara. Aya ni amatara nyine, aya matara abasha kuba yakaka. N'aya ngaya ni amatara, n'aya ni amatara, n'aya ni amatara, n'aya ni amatara, n'ayo mu mpande ni amatara, n'ay'inyuma ni amatara. Yego. None se kubera iki watekereje gukora iyi hoho rero? Johnny TV Show. Yes, kanizere ko mumeze neza, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nkuko muri kubibona ni Johnny TV Show, nitwa MC Cadman. Hanyuma turi mu mihanda ya Kicukiro, turi kugenda tureba impano zitandukanye, ariko by'umwihariko hari impano duhuye nayo, impano idasanzwe, impano itangaje. Uyu nguyu ntasanzwe, niyo mpamvu duhuye nkavuga ngo ntago nagusiga no kweretsa abanyarwanda. Abasaga 21,000 badukurikira kuri Johnny TV Show, abasaga 8,000 badukurikira kuri TikTok yacu, n'abandi benshi mugenda mudukurikira. Nizeye ko mumeze neza, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbaha nikaze kugira ngo tuganire n'uyu mwana ndetse uyu munyempano. Uraho neza, amazina yawe? Murakoze, amazina yanjye nitwa Rwatangabo Sage. Yego. Witwa Rwatangabo Sage. Rwatangabo Sage, hagarara gutya kuri uyu mwanya, niwe nshaka ko abantu babona. Rwatangabo Sage, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 13. Imyaka 13. Yego. Duhuriye hano Kicukiro Centre, niho uvuka cyangwa urimo kugurisha impano? Njye nyine impano yanjye ntago mba nyigurisha. Njye nshaka nyine kwerekana impano yanjye gusa, njye ntago mba nyigurisha kuko mbaye nduyigurisha nakabaye narayigurishije. Ariko ni ibintu maranye igihe kinini cyane. Yego. Ni ibintu maranye igihe kinini. Uvuka hehe? Mvuka ndi kavukire. Ni kavukire. Yego. Okay. Hanyuma ntago turi bujye mu bintu byinshi. Nshaka ko ubanza ukamfasha gusobanura iyi mpano yawe. Ndabona niba nibeshye, iyi ni Scania cyane hoho. Ni hoho. Ni hoho wakoze? Yego. Noneho uyitereke hasi, udufashe utusobanurire akantu ku kandi. Cameraman ndaza kumusaba ko aza kutwegera ajya yifotora neza. None se ngaduhereza igitekerezo cyavuye he cyo gukora iyi modoka? Nyine igitekerezo ahantu cyavuye ntago ari ibintu nagiye ngo nicare ngo mite ntekereza mite nkora. Ni ibintu byanjemo kuva nyiri mutoya nyine, ngifite n'imyaka hafi 6 mbere yuko nyine ngeza 13. Nabwo nakundaga gukora utuntu nk'utu twa electrique nkatse dutara, ariko nyine bigiraho ngo nza kuza kubona ko mfite ibintu kubikomeza kugeza nisa narabikomeje, ngeraho mvumbura amabatiri, amavolte, amadinamo, amampuru, amafrequence, ibintu nk'ibyo kugeza nisa, kandi cyakomeje no kuvumbura n'ibindi. Ni wowe wabyitekerereje urabikora? Yego. Okay, noneho reka tugenda akantu ku kandi. Cameraman aze kumfasha, aze kudufata mu buryo bubigaragaza, bunagaragaza kino gihangano cyawe. Okay, noneho mfasha unsobanurire akantu ku kandi. Ndabonaho iyi antene ivuze iki? Iyi antene nyine iyi antene ikora nka sense. Iyi antene rero ifite ubushobozi bwo kuba yakurura nyine ikintu cyose gifite network cyangwa se frequency iyegereye. Yego. Hanyuma aka kabox ko kavuze iki? Nyine ni ya design yawo iba ifite hejuru kubera ko kaba kariho nanjye nagashyizeho. Yego. Hanyuma ubwo okay, ndaye kugenda ndeba ibindi birimo hano ubwo uyu aya ni amatara. Aya ni amatara nyine, aya matara abasha kuba yakaka. N'aya ngaya ni amatara, n'aya ni amatara, n'aya ni amatara, n'aya ni amatara, n'ayo mu mpande ni amatara, n'ay'inyuma ni amatara. Yego. None se kubera iki watekereje gukora iyi hoho rero? Ikintu cyatumye mbitekereza, nagira ngo nyine nerekane impano yanjye, ndebe ko nibura abantu bashobora kuba banamfasha, nkaba nanarenga nkava kuza mu bikarito, nkaba nibura nakora imodoka nini zisumbuye kuri izi ngizi, ku buryo nakora nk'imodoka yo mu biti cyangwa se muri plastique ikomeye yajya itwara nk'ibintu, cyangwa n'imodoka yo mu byuma ikora imeze nka hoho ya nyayo. Yego.
hanyuma noneho twereke iragenda se ngahaguruka utwereke niba igenda hanyuma utwereke n'icyo bisaba kugira ngo ibanze igende. Ibi byo ufite mu ntoki byo ni ibiki? iyi ngiyi ni batiri, iyi ngiyi ni telekomande, ni motherboard. Iyi niyo telekomande yayo? Yego. None se bivuze ngo ugereranyije urabona ko ibi batiri nabyo nibyo watekereje ukorana n'iyi ngiyi, iki nicyo gituma igenda? Cyo gituma igenda. Noneho reka baduha akayira gatoya utwereke ukuntu ubu nyine tuvuge ko iparitse ugiye kuyiparukura utayikozeho igende, hanyuma ndabona yatangiye kugenda. Kameramani nayitwerekanire. Urabona gutya nyine iba yaje imbere. Noneho iyi ni rivansi. Na rivansi baba. Yego. Manaje turebe. Noneho reka nyitwarire ahantu hatambitse. Iranabenura? Yego. Benura nk'ingiyi mbanza nyine gushyiramo ijeke kugira ngo ibone uko imanura inazamure. Ubanza gushyiramo iki? Ijeke. Gutya nyine mba ngiye kurishyiramo kuko ntabwo ririmo. Uba ufite n'ijeke mo aho ngaho? Yego. Ubu gutya nyine ijeke ririmo. Isoje kumena? Ubwo ntiyahita isenyuka? Ubu ngubu noneho ngiye kumanura. Manura turebe. Manura arayimanuye. muyihereze inzira noneho turebe ko ayigendesha noneho, ariko se ubundi ntiri kugenda. Muyihereze inzira, arayijyanye. Muyihereze ahangaha gutya igitambikishe nyine. Muyihinze. Muyihinzira imodoka ira amaye itagonga umuntu. None se noneho ikibazo rero nibaza ko mbona washyizeho nimero za telefone hariya. Nyine zira nimero za telefone za mama umuntu aba yashaka ayamamagaraho kugira ngo, none se nuko bari kugira ngo amuhamagare wenda mubwire nawe uzi ugira ikintu umukorera, aba ari kugira ngo nyine ugaragaze impano, nyine ni ukubera iki watekereje gushyiraho nimero ya mama? Nyine ni ukubera ko hari igihe wasanga nk'umuntu yaba ari kunshaka ngo duhuze nk'ibitekerezo nyine tubiteranye turebe ko twakora nk'ikintu kinini kuri iki ngiki. Iyo niyo mpamvu nyine hambere yatumye nshyiraho. Iya kabiri n'igihe wasanga nyine hari n'umuntu ushaka ko mukorera imodoka nk'ingiyi nkaba nayimukorera, cyangwa se afite nk'abana ashaka ko mbigisha nyine gukora ibintu nk'ibi ngibi. None se ikindi kibazo nibaza, ujya ubona hari imodoka bajya bagura nk'i Burayi z'abana bakiniramo, iriya modoka nayo wayikora umwana akajya ayikinisha ari mu rugo, cyangwa ziriya zo zirakomeye? Iriya ikintu umuntu abura aba ari ibikoresho. Kuko ngiye mfashe nk'iriya nkayigereranya n'iyi ngiyi, kuri njye mba mbona irimo ubuhanga bwinshi ari iyi ngiyi. Kubera iki rero, nk'iriya usanga umwana ajyamo akitwara nta bintu bya sinyare, nta bintu bya telekomande ari bukenere ngo bari mu mutwariro, ariko iyi ngiyi ngiye ibikoresho na telekomande, kena nabishatse nayikoresha ku buryo umuntu yajya ayitwarira ku nsinga, nabwo nanakoyeho remote. Wayikoresha ku buryo remote ivaho umuntu akitwara? Yego. Nikoze ari nini nabyo nabyesitara kuko nabyo byaba byoroshye kurenza uko najya kuvumbura frequency nk'iyi ngiyi. Noneho ndabona harimo ubwenge budasanzwe, ariko ndagira ngo nkubaze, none se ubundi wiga hehe, wize ibiki, niba waranabyize tumenye n'ahantu ukura ino nkomoko y'ibi bintu? Ubundi reka manze ngusobanura uburyo nayikozemo kugira ngo ubashe no kuba wakumva nyine n'uburyo nanjye nazamutse kuri ibi bintu. Hano urabona hari batiri. Mwigire inyuma gato kugira tubone ko adusobanura. Yego. Iyi batiri isohora volte 3.85. Rero iyo isohoye izo volte 3.85 izihereza iyi motherboard iri kubona aha ngaha. Iyo niyo motherboard? Yego. Ubwo motherboard yifashe iki? Urabona iyi motherboard inyuma hariho sirikwe. Rero iyi sirikwe ikintu ihita ikora, ihita ifata frequency, ifata za volte ikazinduramo frequency. Rero imaze kuzinduramo frequency hano katwikomereze. Warugeze Muhammad Abodi ati igize volte n'icyaguteye gutekereza iyo
rero iyo nkanze nka gutya nka buti imwe iyi antene yohereza frequency ikagenda mu buryo bwa wireless ikakirwa ni antene. Rero hano mu modoka ibintu bigize ntabwo ari ibintu byinshi. Iyo nohereje iyo frequency iraza iyo frequency iraza ikagera kuri no motherboard. Rero iyi motherboard imaze kubyakira ihita ikintu ikora ifata volte ikindi kwemwa zino batiri. Hano buri batiri bisora volte 3.5 ariko impamvu nzibaraka ari 9 kuko urabona n'amatara bakeneye nyine gukonsoma umuriro. Kana amatara nayo nyakwakirize urebe kuntu yaka. N'amatara uracomeka kaka. Yego rwose n'amatara nayo ndacomeka kaka. Uri kwibona ko narimo kwaka. N'amatara yatse. Noneho ihita ifata izo volte ikazihereza iyi moteri iri mu mapine n'iyi moteri ibasha kuzamura. Iyi moteri nayo ikuye muri recteur, iyi ngiri iyi rero nyikura muri DVD. Iyi nayo ikuye muri recteur nyikura mu machine printing impapuro. Uyu mwana nagasanzwe. Wafashe bya bindi biri muri printer ukuramo niho nakuye moteri iri mu mapine ifasha kugenda. Ifasha kugenda. Hanyuma ifasha kwaka amatara wayikuye mu ki? Muri DVD nyine zimwe za recteur zijyamo CD. Umwana mumukomera amashyi cyane. Umwana mumukomera amashyi kabisa. Hanyuma ku mpano yawe nahoze mbaza ati ni ikihe kintu wifuza wasaba abayobozi b'igihugu cyacu bafasha impano ndetse n'ababishinzwe ko twe icyo dushinzwe no kugukorera ubuvugizi, ariko noneho icyo wumva wabasaba, icyo wumva ukeneye kugira ngo nawe uzabure umwe mu bantu u Rwanda rwagize bakora imodoka noneho niba wumva wabishobora, ni ikihe kintu usaba ababishinzwe natwe tuzabakugerezaho ubwo butumwa? Nyine ngiye nk'ikintu nibura nabasaba abantu benshi tuba dufite imana ariko nyine ugasanga hari igihe zizimira, akenshi zirazimira. Rero ikintu nabasaba nyine ni uko bajya bafashisha abantu nkatwe nyine dufite impano kugira ngo tubashe kuba twazamura ibintu byacu bibashe nyine kuba byagaragara tukanakora n'ibiruta ibingibi, kubera ko abantu benshi usanga bafite impano zo kubyina, izo kugira iki, ariko nyine bajya badufata ndetse n'undi nawe bafite igitekerezo kuri ibi bintu nawe yajyaza nyine tugafatanya tukareba ko twabizamura. Yego, u Rwanda rugira impano nyinshi, hari impano zo kuririmba, izo kubyina, zo gukina filime n'ibindi bigiye bitandukanye. Buri wese ni impano ye kandi ibi nabyo ni impano idasanzwe nayo iba mu cyiciro cy'impano. Niyo mpamvu abo bireba abangaba ni imitungo y'igihugu, abangaba ni imitungo y'ababyeyi babo, kubera yuko icyo bafite muri bo ni ikintu kidasanzwe. Ababishinzwe ubwo mwabibonye gufasha impano nk'izi ngizi, abandi namwe mwiyumvamo impano idasanzwe mwakwiyegeranya kugira ngo ibintu bizagende neza cyane. Sinzi niba nimero ya mama wawe wayivuga kugira ngo umuntu uzareba kino kiganiro nawe uzifuza kugukoresha mu bandi bantu, cyangwa se uzifuza kugeza buno butumwa bwawe kure, cyangwa se uzifuza kugira business agirana n'umubyeyi wawe bakazikorana bakazivugana, kugira ngo dere hoho tukibivuga iciye cameraman yidufatiriye hoho turebe ko zimeze kimwe. Urayibona neza, igitekerezo ni kimwe, zose ni hoho, bivuze ngo iriya ni hoho, iyi ni hoho yo mu bitekerezo, iriya ni hoho yamaze kujya mu bitekerezo, bivuze ngo ikiri mu bitekerezo cyanajya hanze kubera yuko hanze hajya ikintu kiri mu bitekerezo. Reka rero tubashimire mwebwe abantu mukunda gushyigikira impano ndetse n'abadukurikira mu rugendo rwacu rwa buri munsi rw'ibiganiro dukora, ariko uyu mwana by'umwihariko ababishoboye ababishinzwe mumushyigikire mumufashe kugira ngo iyi mpano itazapfa ubusa. Ariko batubwiye ngo amazina yawe witwa? Nitwa Sage Rwatangabo. Sage Rwatangabo avuka muri Kicukiro, hanyuma nimero niyo twari tugezeho wayitubwira? 079 59 7 44 50. 079 59 7 44 50 ni nimero yanditse no kuri iyi modoka ye kugira ngo wakenera kugira icyo avugana n'ababyeyi be babivugane, kubera yuko we aracyari mutoya, ntago yakwivuganira na business cyangwa se ntago yakwidiringira ama business, ariko ababyeyi be mwavugana mukagira icyo mumufasha cyangwa se icyo muganira ko bashegekeye gushyigikira iyi mpano. Wiga hehe? Niga GS Kagugu. GS Kagugu. Yego. Wiga mu biki? Wiga mu wakangaye? Niga mu wa mbere segonderi. Wiga mu wa mbere segonderi. Yego. Mu myaka 13 yiga mu wa mbere segonderi, abasha gukora ibintu nk'ibi ngibi. Igikomeye si ibi biri kugaragara hano, ahubwo igikomeye ni ibitekerezo biri muri ibi bintu byakoze ibi ngibi, kuko nibikwereka ko uramutse umuhaye ibishobozi yakora n'ibirenze ibi ngibi. Reka tubashimire, kora subscribe kuri Johnny TV Show. Nge nitwa MC Cadman, Imana ibarinde.